dusome kuva 13 umurongo wa 17 tugeze kuri 22. Exode 13 17 22. Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo ariyo busamo, kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigu ibacishije mu nzira inyura mu butayu ikajya ku nyanja itukura. Abisirayeli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Mose ajyana amagufwa ya Yozefu ko yari yararahirije Abisirayeli indahiro ikomeye ati, Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye nimuva ino. Bava i Sukoti babamba amahema muri Etamu aho ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro. Amen. Amen. Mwumvire umwanzuro w'inyigisho no munsi kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo conduit par l'esprit comme Israël était conduit par la nuée. Ni ukuvuga ngo nk'uko Isirayeli yayoborwaga n'inkingi y'igicu ku manywa, yagera nijoro gaba inkingi y'umuriro, iyo nkingi yabajyaga imbere. Mwumvise ko Abisirayeli mirongo iri mu butayu. Mu busanzwe hari inzira ya bugufi inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya. Igihugu cy'Abafilisitiya ni Gaza. Murabona ko n'umunsi iyo bari abanyapalestina, bari abarabu, abanyapalestina bagiye bahungira bamanuka muri Egypte, muri intambara muri Misiri. Sibyo? Nuko nyine Egypte yaje gufunga kugira ngo ntibihungabanye igihugu cyayo, ariko urumva ko ni inzira ya bugufi. Gaza, muzi ko Gaza hari intambara, sibyo? Inzira ya bugufi uva muri Egiputa ujya muri Isirayeli inyura muri Gaza, ngo bari kugenda iminsi 11. Ibi ntabwo ubibona muri Bibiliya, ariko distance yari uvuga ngo iyo banyura mu nzira ya Yusamo rwavuze ya bugufi, bari gufata iminsi 11 bakabageze aho bajyaga. Ariko Imana yashimye ko bazenguruka ubutayu bwose bakamara imyaka 40 aho bari kugenda iminsi 11. Imana yatubwiye impamvu. Icyo tukuramo hano niki, tubona ko iriya nzira ijya i Kanani iva muri Egiputa bwari ubwa mbere bayinyuramo, kuko buriya bwoko bwavukiye muri Egiputa, ntabwo bari bazi ahandi. Niyo Imana yababwiye ngo mwebwe iyi nzira ndi bubanyuzemo ni inzira mutigeze mumenya. Kubw'ibyo rero birasaba yuko mureka jyewe nkabajya imbere nkabayobora, kuko niyo nzi inzira ndi bubanyuzemo kandi niyo nzi aho ndi bubageze. Mu mwuka rero biravuga ngo ibyabaye ku Bisirayeli ngo byatwandikiwe twebwe bitwigishe, tubera akabarore kandi bitwigishe. Nivuga ngo ibyabo ni by'umubiri, ariko ubitahuye utahura n'ibyacu byo mu mwuka. Bo bavaga muri Egiputa y'isi bagana muri Kanani y'isezerano cyo muri isi. Twebwe tuva muri Egiputa y'isi, bivuga ngo isi mu buryo bw'umwuka ya Satani, hanyuma tukaba turagana Kanani yo mu ijuru, y'icyo mu ijuru. Ariko urugendo rwabo nirwo rwacu, nuko urwabo bagendeshaga amaso, kubera ko ni urugendo rwo muri iyi si, kandi abanzi babo bari abantu b'inyama n'amaraso. Twebwe ni urugendo rwo mu mwuka, abanzi bacu bakaba b'umwuka, nk'uko Paulo yabishuye mu Efeso 6:10-18. Bivuga ngo ntushobora kumenya iby'umwuka byacu utabaze kumenya isano rya kera bijyanye n'Abisirayeli. Bo rero bayoborwaga n'inkingi y'igicu ku manywa,
agera nijoro iyo nkingi nyine igahinduka inkingi y'umuriro. Kandi mwumvise ko itajyaga inyuma yabo, yajyaga imbere yabo, kuko niyo yaberekaga inzira. Natwe rero mu isezerano rishya inkingi yacu nako igicu cyacu, amen, iba inkingi itujya imbere ku manywa, nijoro igahinduka inkingi y'umuriro, umwuka wera. Kubw'ibyo rero ntabwo ari twe tumuyobora, niwe utuyobora. Kubera yuko niwe azi ibyo atujyanamo n'inzira itugezamo aho Imana ishaka ko tujya. Amen. Ariko se ni bangahe bayoborwa n'umwuka wera? Twabonye ko ari imbarwa. Imana ishimwe, ni imbarwa, si byose. Dusoma Korinto wa mbere 2:12. ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Amen. Tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ni ukuvuga ngo hari ibintu Imana yaduhereye ubuntu, tukwiye kubimenya. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Hari iby'Imana, ubuntu bwa Kristo, hari ibyo bwaje buzanye. Ariko ibyo bintu rero ni umwuka wera azi aho biri n'inzira yo kubigeraho. Nutamenya umwuka wera, ntuzamenya aho ubikura. Uzagumana gusa tarara yawe, idini kuri bamwe, no gushusha urugamba kuri bandi, bikaba sorte ya muvuma gusa. Ngo hari ibyo twahawe kubw'ubuntu. None se biri hehe? Okay, urambwira ngo impano, right? Ninde uziguha? Ni umwuka wera. Urambwira ngo imbuto, ninde azagukuza ugeraho wera imbuto? Umwuka wera. Ariko ntabwo ari byo gusa, hari n'ibindi byinshi, kuko ubuntu bwa Kristo ni buruta inyanja. Uri mu nyanja habamo ibintu byinshi bizwi n'ibitazwi. Ni ukuvuga ngo rero ubuntu bwa Kristo burimo toutes les bénédictions de Dieu. Imigisha yose y'Imana yaje itemba muri ubwo buntu. Ariko ubwo buntu se ibyo bwatuzaniye tubirimo koko byose? Nta na gatonyanga ahubwo. Deja ni impano z'umwuka wera, ni bangahe bazifite z'ukuri authentique? Abari benshi. Imbuto se, ubuzima bw'abantu, eske bitwa ko ari abakristo, bugaragaza ziriya mbuto z'umwuka wera? Ni bake. Umwuka wera yaje kugira ngo atugeze kuri bya bintu duheshwa n'ubuntu. None se ibyo bintu biki birihe? Ese urabizi? Waba uzi liste yabyo? Ni umwuka wera ubitugezaho. Okay? Kuko Abisirayeli ari icyo gihe bitwa Abaheburayo. Amen. Igihe bavaga muri Egiputa ntibari bazi inzira. Niyo bari bakwiye kwisunga kiriya gicu, iriya nkingi y'igicu ku manywa, nijoro igahinduka inkingi y'umuriro. Yakata iburyo bagakata iburyo, yagenda ibumoso bakajya ibumoso, yahagarara bagahagarara. Imaze icyumweru ihagaze, nta n'umwe wahagurukaga. Ese no buje, kuko ntibazi barajya he. Ariko twebwe mu isezerano rishya turiyobora, tugira abanajyuwa bakabutindi, ngo turabahambaye, ngo buryo umwuka, ngo ugiye buryo umwuka biki. Impumye gusa. Umwuka wera ni wazi aho tujyana, ni wazi ibyo atujyanamo, ni wazi ibyo ubuntu bwa Kristo bwatuzaniye. None se wowe uzabigeraho gute utamuzi? Uzabigeraho gute atakuyoboye? Aza kuyobora gute utamuha umwanya?
ngo akwibwire, urushizeho kumumenya, umenye uko avuga, umenye ibyo akunda, ibyo yanga, umenye n'ukuntu ayobora. Ibibazo bikomeye. Icya mbere mgiye kumenya, Umwuka Wera atuyobora muri presence y'Imana. Niwe atwinjiza muri presence y'Imana. Umwuka Wera atwinjiza muri presence y'Imana. Amen. Tukaba munsi y'amababa y'isumba byose, aho umwanzi adashobora kutugezaho imyambi ye yaka umuriro. Praise the Lord. Amen. Umwuka Wera atwinjiza muri presence y'Imana. Wese urayishakira presence y'Imana? Ni Nyabugogo? Iri hehe? Umwuka niwe atwinjiza muri presence y'Imana. Amen. Zaburi ya 91 umurongo wa mbere, ku murongo wa 7. Uba mu rwisho rw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Uba mu rwisho rw'isumba byose. Ni Umwuka Wera azi aho buri. Ni utuyoboramo ngo tube mu bwisho rw'isumba byose. Azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Amen. Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza. Njya ku murongo wa 9 naho. N'umushaka muze gukomeza muwasome muri wa mwanya wa pause mbere ko itana gitangira. Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Amen. Umwuka Wera niwe atuyobora muri aho hantu. Amen. Hitwa mu bwisho bw'isumba byose, aho tuba sécurisé, aho turindirwa, tuba protégé. None se azakuyobora utamuzi? Uzamenya ute utamuha umwanya kugira ngo akwigishe kumumenya? Ibibazo komeye. Twabonye ko atuyobora muri presence y'Imana. Imana ikaba ubuturo bwacu, tukaba amahoro. Atuyobora muri excellence y'iby'Imana, atuyobora mu byiza by'Imana. Amen. Atuyobora mu gutunga, tugatunganirwa selon les critères du royaume, bikurikije icyo ubwami bw'Imana bwita gutunga no gutunganirwa, kuko critères ziratandukanye. Imana ishimwe. Haleluya. Aratuyobora muri progrès, no dutera imbere ku munsi. Haleluya. Atuyobora mu buzima bwo kuguma dutera imbere, apana ubuzima buhagaze, butagenda, butamuvinga. Atuyobora mu buzima, amen, buri in move, buri buragenda. Amen. Ariko la vie spirituelle, ubuzima butamuvinga, ubuzima butabuja, ubuzima buguma buraho gusa nk'ikidendezi cy'amazi, ubwo n'ubuzima bubuze la dynamique de l'esprit, bibuze Umwuka Wera ngo abugendeshe. Imana ishimwe. Amen. Gahunda y'Imana, my friends, muri Kristo nuko abana bayo, amen, baba mu rugendo rudahagarara rwo kuva mu bwiza binjira mu bundi bwiza. C'est la vie normale de l'esprit. Amen. Kuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza, apana kuguma tuzenguruka gusa ngo turindiriye kuzajya mu ijuru. Imana ishimwe. Hanyuma aratuyobora dans la réussite, kugira ngo tube mu buzima butari feria, ubuzima butari ubuzima bwatsinzwe, échec. Atuye mu buzima butari échec, wowe ubwawe ukabona ko butari échec, n'abandi bakabona ko butari échec. Wayibise.
mu mwami nta échec ibaho. Amen. C'est toujours le succès, la réussite. On va de l'avant. Alléluia. Tuguma tujya imbere. Niyo mpamvu iyo turabyina hano Imana turavuga duti songa mbere. Buriya tuba tuhanura ngo turasonga mbere mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Voilà, donc noneho tukaprogressa tukajya imbere muri revelation, mu guhishurirwa Imana. Amen. Kwishyurirwa icyo turi cyo muri Kristo, nicyo Kristo ari muri twe. Haleluya. Mukara atuyobora mu neza y'Imana. Il nous conduit dans la bonté. Amen. Donc le Saint-Esprit nous conduit dans la générosité. Kuba généreux. Mukara atuyobora kuba abantu barekura, batanga. Kuko ngo ari umugisha gutanga kurusha guhabwa. Twamenye ko ibyo niki? Twamenye ko ari principe y'ubwami. Kingdom principles. Gutanga kurusha guhabwa. Donc il nous conduit dans la générosité. Kuba généreux. Pana kuba bamaboko bafunze bibi. Wayibizi. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo umviriza ngo umwe umviriza umwe, mais il faut que je vous dise ça. Soma Imigani 11:24-25. Mumve iyi yitwa This is one of Kingdom principles. Proverbe 11:24-25. Hari umuntu utanga akwiragiza nyamara akarushaho kunguka. Kandi hari uwimana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Umva iki? Umva iyi ni principe y'Imana. Umva iki? Iri ni ijambo ry'Imana. Ntago ryari beshya. 24. Ngo tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ibi nabyo yanditse muri Kingdom Principles. Iyi ni principe y'Imana. Ese murabyumva? Isi ivuga iki? Kugira ngo umukire ugume ugira gute? Nakakajana ukibikaho ngo najana ryangwa murindi. Ariko ubwami bw'Imana buvuga iki hano? Ngo utanga freely, donc la libéralité, atanga généreusement, ngo il s'enrichit davantage, akomeza gutunga. Ngo ari kuri aguma ngo icyo navuze gute? Baguma gira gute? Uwimana aguma birenze urugero. Ntago Imana gusa, birenze urugero. Ngo agira gute? Arakena. Uzafate aya magambo uyarebe muri societe. Amen. Nyuma y'igihe runaka mu buzima bw'abantu uzi, uzabona ko ari ukuri. Nambwa Imana ntago umwami yavugiye ku busa ngo ari umugisha gutanga kurusha guhabwa. C'est Dieu qui l'a dit. Na Paulo nawe arabigarura igihe yabwiraga itorero gutanga, ngo nk'uko umwami wacu yabitubwiye. Amen. Ngo hari umugisha gutanga kurusha guhabwa. Niyo mpamvu rero bibera mu bukene mu mitima y'abaka. Nubwo bagura ibintu bya mirenge, usanga bahekenyame amenyo, bazinguza umunya, badasinzira. Uyu ni umugisha wahe? Ngo ibintu ngo biraho, ngo amamodoka ngo ararunzaho. Ibyo ibyo byose biraho, ariko ukaguma uhangayitse mu mutima wawe. Wose ni umugisha. N'ubundi butindi kabije. Iri verse muyandike, muzajye muyisengeraho. Kuko mu nzu y'Imana ntihakwiye kuba abantu nk'aba. Amen. Abo n'abapagani barengeje ibyangombwa. Amen. Dukomeze.
Donc twabonye ko umwuka atuyobora mu gutera imbere, sibyo? Atuyobora no muri gahunda y'Imana, icyo bita l'ordre divin. Atuyobora muri gahunda y'Imana kugira ngo ubuzima bwacu bweshe Imana icyubahiro. Twavuze ko atuyobora ku neza y'Imana, agatuyobora kuba abantu bafite generosité, bagira umutima w'Imana, ko Imana inezerwa no guta ahubwo yo ngo birakenye ngo ndavuga ngo si ugutanga ngo iranyanyagiza. Itanze itanga ikitangira itama. Umwuka wera atuyobora mu buzima bwo kwizera. Atuyobora mu buzima bwo kwizera. Umwuka wera atuyobora mu buzima bwo kwizera. Niwe utwigisha ubuzima bwo kwizera, la vie de la foi. Atuyobora mu buzima bwa boldness, bufite kugira courage. Amen. Ntabwo twakira umwuka w'ubwoba, ariko w'imbaraga n'urukundo. Ni umwuka wera utuyobora mu buzima bwo kudatinya, boldness. Atuyobora, haleluya, atuyobora mu rukundo, ubuzima bw'urukundo n'imbabazi. Tukaba abantu bagira urukundo kandi bagira imbabazi. Imana ishimwe. Rero iliste ni ndende. Turebye ibyo umwuka wera atuyobora mu byose, ari byo yabindi twazaniwe n'ubuntu bwa Kristo. Tuvuga duti être conduit par l'esprit nous est bénéfique. Kuyoborwa n'umwuka wera tubyungukiramo cyane. Ahubwo si gusa, c'est primordial. Ni ibya mbere. Amen. Vous ne pouvez pas mener votre vie d'une manière hasardeuse. Ntago muzongera kuba abantu bahuzagurika mu buzima bwanyu, mutazi ukuntu mubuyobora, mutazi icyerekezo mubuha, mukagenda gusa mukurikira mutazi inzira icyerekezo ubuzima bwanyu burimo, cyangwa mugakora plans y'ubuzima bwanyu, mugapanga gahunda z'ubuzima bwanyu. Amen. Nuvuga ngo mutashira mu Imana, hanyuma byamara gukomera mugashaka rero guhamagara Imana kubyinjiremo. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo tuyobowe n'umwuka wera, ntabwo ubuzima bwacu tuba tukibuyobora twege muri gahunda tubuha, ahubwo umwuka wera abuyoborana natwe, kubera ko twaramwinjije turawumuha. Mubuke muri rwa rugendo rwo kumenya umwuka wera no kugira ngo atuyobore, tumworohere, ariho icyambere kumenya kubiba. Usarura ibyo wabibye. Icyambere twaje ko ubiba ubuzima bwawe, kuko wamaze kubiba ubuzima bwawe, wamaze kubiha kuba umwuka wera. Amen. Umwuka rero arabuyobora, murayoborana nawe. Wowe uramwumvira, hanyuma ubuzima bwawe akabuyobora neza, noneho akabuyobora mu migambi y'Imana. Imigambi yawe ikaba imigambi y'Imana. Amen. Noneho iyo bigeze gutyo rero, ni ngombwa ntabwo tuzongera kuba mu mashema y'isi, tuzinjira muri shema y'Imana, tukinjira mu mugambi y'Imana yaturemeye muri Kristo Yesu. Nibyo bita rero mu kurangiza, azatuyobora muri une destinée réussie. Azatujyana rero mu buzima bufite intego kandi buzagera ku ntego. Imana ishimwe. Amen. Ubwo rero tuzaba duhiriwe nitubishyira mu bikorwa. Kwiyobora uri umukristo, ugaheza umwuka wera, niwe wigirira nabi, uzaba mesquin dans tout le sens du terme. Kwiyobora ugaheza umwuka wera, niwe wigirira nabi, kuko niwe yaje kudutungisha iby'ubuntu bw'Imana bwatuzaniye. Twigire ku Bisirayeli, iyo batagira ya nkingi y'igicu nijoro yindukira nk'umuriro ngo ibajye imbere, ngo ibereke inzira, bari gupfira mu butayu, ntibari kugera mu isezerano nibura abana babo bahageze, kuko abandi baragomeye.
ariko urumva Israeli yarageze mu isezerano kubera ya nkingi. Mu butayu bari bazi aho banyura aho bajya. Natwe turi mu butayu bw'isi. Iyi si ni ubutayu mu mvugo y'umwuka. Dukeneye rero inkingi y'igicu ku manywa, nijoro igahinduka inkingi y'umuriro kandi ikatujya imbere. Mu mvugo y'umwuka dukeneye uongozi wa Roho Mtakatifu. Dukeneye kuyoborwa n'umwuka. Imana yabwe icyubahiro. Kadusenge rero. Mwami, turagushima uyu munsi waduhaye wo kuba imbere yawe twiga amagambo yawe atwereka gahunda udufitiye, nuko tumaze kwakira agakiza kawe ku buntu ntabwo dukwiye gukomeza kwiyobora. Ko waduhaye umwuka wera kugira ngo abe ari utuyobora, abe ari uzatuyobora mu kuri kose. Atatuyoboye tuzishuka n'abadayimoni badushuke, n'isi dushuke. Ngo niwe azatuyobora mu kuri kose, azatwibutsa amagambo wavuze, kandi ngo azatumenyekanisha, nawe azamenyekanisha, azaduhishurira n'ibyenda kubaho. Reka Mwami uduhe imitima imenetse, imitima itinangira, imitima yorohera umwuka wera kugira ngo ayobore ubuzima bwacu. Durinde kuba andirusi nka Esawu. Duhe Mana imitima yoroshye kugira ngo umwuka wera ayigonde kandi igondeke, ayiyobore mu byiza Imana tuzaniye kubera ubuntu bwa Kristo. Mu izina rya Yesu. Abazumva izi nyigisho no ku mbuga nkoranyambaga kuri internet, umwuka wera uzakorane nazo kugira ngo bageze ku byo Kristo yababikiye, bagire ubuzima buhesha Imana icyubahiro, ubuzima buzira kwiganyira, ubuzima buzira ubugugu, ubuzima buzira ibitekerezo biri hasi, byo biri cheap, ariko bagira ubuzima bwagutse kuko Imana ibutuyemo, ubuzima bumera nk'ingobyi ya Edeni, kugira ngo abantu baburyeho imbuto. Mu izina rya Kristo Yesu, amen.